aha reka televiziyo yacu tumaze kuyishyira aho tugiye kuyipimira kugira ngo abo twabanye mu rugendo rwose mwabonye aho byatangiriye kugeza final cyangwa se kugera ku musozo. Hisense murabona televiziyo yacu noneho iratse. Muribuka ko mbere yakirinyetaga hano inshuro ebyiri gusa igahita ivaho, ariko murabona Hisense yatse neza. Reka rero dushyireho amashusho, turebe ga flash dushyireho amashusho. Dushyiraho amashusho dupime turebe kuri flash USB, dushyireho na ndirimbo. Kugira ngo murareba aho twagendanye televiziyo yacu ibaye nzima. Ikibazo umukiriya yaje afite twagikemuye. Now television ibaye nzima, tumuha igisubizo kirambye kandi turamuhanagara kuko ibyo twakoze turabyizeye neza. Reka tubashimire rero mwese abo twabanye, tubibutse ko abatarakora subscribe muyikore kugira ngo aya masomo ndetse n'ibindi tugenda tubagezaho n'ibiganiro bitandukanye mu ikoranabuhanga tugenda tubagezaho mujye mubibonera ku gihe. Reka mbashimire rero mwese, mugire amahoro. Uburanga bw'inzu yawe si amarangi cyangwa intebe ziri muri salo. Ntiwibeshye kuko ishema n'icyubahiro cy'ibyo utunze ari televiziyo nziza kandi yakorewe ahantu heza. Ahangaha niho hazira Eshuri Technology Limited. Abangaba ni inzobere mu gukora televiziyo zapfuye bifashishije ikoranabuhanga rigezweho. Banacuruza kandi ibikoresho byose bya televiziyo, nta PS n'imwe wababurana. Ibuka kandi ko hari igihe ubuzima bukwereka amahirwe ariko si buri wese uyamenya. Batanga kandi amasomo y'igihe gito ibizwi nka short course, aho mu mezi 3 gusa uba uzi gutekinika televiziyo n'ibindi bikoresho byose bya electronique. Uru ni urufunguzo rw'ahazaza hawe, aho ubuhanga buhurira n'ikoranabuhanga. Eshuri Technology Limited dukorera mu mujyi wa Kigali hafi n'ibiro by'umurenge wa Gitega. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 078 78 53 99 0 cyangwa 078 29 34 34 Eshuri Technology Limited, source of knowledge, engine of progress. Eshuri leads with a guiding